nanjye nazakura numva nkwishimiye. Rero gerageza kuganiriza umwana wawe, umuhanisha ubugwaneza, umuhanisha ubwenge, umuhanishe gushyira mu gaciro, umukunde. Ikiruta byose ni ukuba inshuti n'abana bawe. Inshuti zanjye, ereka umwana urukundo, muganirize kandi wige kumushimira ku tuntu duto na duto. Utuntu duto umushimire, umuhanisha ubugwaneza, umuhanisha ubwenge, umwereke ko muri kumwe. Hari nk'ukuntu tubyuka twese twishakira imibereho, ugasanga mama yagiye muri shuguri, papa nuko yagiye muri shuguri, abana ugasanga bameze nk'aho bababuze kandi muhari, ugasanga bafite irungu. Hari n'igihe n'ibyo byose nakomeje mvugaho babijyamo kubera izo depresiyo bagize zo kubura ababyeyi. Noneho wowe niba uje nka mama, gerageza bishyiremo akabaraga, shyiramo akabaraga ubashe kubana n'abana bawe, mwisanzuraneho. Hari n'igihe usanga abana batinya ba papa babo. Kubera iki? Papa we arabyuka ajya mu kazi, arataha arushye, araza nyine areba, ni nko kunyuzamo amaso kuko nta mwanya afite wo kubaganiriza, nta mwanya afite wo kubegera. Ugasanga nk'uwo mwana akuze yumva papa we badafitanye ubusabane, akaba n'igihe yumva ko papa atamukunda. Noneho wenda yaba yakoze nk'agakosa bapfubirana gatoya, agahita avuga ati "Voilà, si ibi nababwiye, ntago nkunda." Ariko niba wararemye ubushuti mukiri abana, bakiri batoya, mugakura, uramubwira ati "Papa aragukunda kandi nuko aba ari mu kazi kenshi n'iki," ubimusobanurire kugira ngo byibuze umurinde kuzagira bene icyo gikomere, kuzagira igikomere cyo kumva ko hari umubyeyi umwe umukunda n'undi utamukunda. Gerageza kubana n'abana bawe neza, ubiteho uko ushoboye, ubaha icyo ufite. Twakomeje kuganira ku bintu byinshi bitandukanye by'abana, ariko nk'uko nabibabwiye, mugomba kuba inshuti n'abana banyu, kuko iyo ubaye inshuti n'umwana wawe nibwo bigufasha kumukosora, kumuhana kandi utamuhutaje. Ariko se nkwibarize, we papa, ko ufite akazi keza, ko Imana yaguhaye umugisha, yewe ufite n'iyo modoka, ako se ujya ubona umwanya n'abana bawe? Cyangwa ubaha ibyo bakeneye, ubishyurira minerivare, ubaha ibyo kurya, wita kuri mama wabo, ukumva nyine mu rugo ubwo bari amahoro birahagije? Nagira ngo nkubwire ko abana bakeneye umwanya wawe. Abana bakeneye ko mugirana ubusabane mu buryo budasanzwe. Akenshi usanga ibyo bintu abapapa bameze nk'aho babiharira abamama, ngo umwana niba akeneye kujya ku majuwe, niba akeneye kujya gukina, ni mama uri bumuherekeze. Niba umwana agiye kwa muganga, ni mama uri bumuherekeze. Kandi wenda na papa we afite umwanya. Hakaba n'igihe mama yigomwe akazi yari gukora agaherekeza uwo mwana, kuko umupapa yumva ko bitamureba. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Hari n'igihe wumva ko abana kugira bajya muri pisine ari mama wabo nyine uri bubaherekeze. Wowe uzi ukuntu abana bishima iyo papa wabo hari ikintu abakoreye? Uzi ukuntu abana bishima iyo papa wabo, cyane cyane iyo bakiri bato, ukabona papa wabo arabagaburiye, ukabona yafashe umwanya wo kwirirwana nabo, arabogeje, arangije aranabatembereje. Ibyo bintu abana barabikunda cyane. Uzi ko iyo shusho umwana w'imyaka 5 cyangwa 7 arinda kuri atarayibagirwa. Aba yibuka ukuntu papa we yamufataga, ukuntu yamutemberezaga muri quartier, ukuntu yamushyiraga ku bitugu bagatembera. Ibyo bintu ntabwo abana babyibagirwa. Abamaze gukura rero, babandi nakubwiye ujya kwibona uyu munsi, watangaga ibyo ufite byose, wakoraga amanywa nijoro ngo umwana wawe yige, ukabona igitondo kimwe abyutse adashaka kwiga, ukabona abyutse adashaka kujya ku ishuri. Yewe wanagenzura ugasanga yagiye muri ya mico yo kunywa itabi, yagiye mu bantu b'urumogi, sinzi amafilime yirirwa areba, ugasanga nyine ntakiri uko wumva wowe wabyifuzaga. Ariko ibyo byose ashobora kubyinjiramo kubera impamvu zitandukanye. Ashobora kwibona kubera imihindukire y'ubuzima, imihindukire y'umubiri n'imihindukire y'amarangamutima. Ugasanga akiri akana yabonaga nyine ataha, mukamuhobera, mukamwishimira, yavuga ukabona uramuganirije, akabona arakunzwe. Ariko yagera nko mu gihe cy'ingimbi, yagera mu gihe atangiye guhinduka muri we, akabona ntabwo mukimwitayeho. Ukabona avuye ku ishuri yashyize maretaho, mama ntamuhobeye, papa reka nta kintu bimwibwiriye, nukunjira mwiriwe.
akagenda we muri we akadevelopa ko atagikunzwe. Ugasanga rero biri kumwinjiza muri ibyo bintu, biri kumwinjiza muri iyo mico itari myiza. Ariko nufata igihe cyawe ukavuga ati umuryango wanjye ngomba kuwitaho, abana banjye ngomba kubitaho, umwanya mutoya mbonye aho kugira ngo njye gusangira n'abandi agacupa, aho kugira ngo njye gukina gukorana siporo n'abandi, abana banjye bamaze kuba bakuru, nshobora kubafata tukajya gukorana siporo. Uwo mwanya uwushake uwihingemo, kuko birafasha. Niho uzakura bwa busabane, niho uzakura kuganira n'abana, uko muri gukina baro, uko muri gushuta, uko muri koga muri pisine, uko mwicaye muri gusangira ka brochette agafanta, niko muba munaganira. Rimwe na rimwe ukababaza ati se niki nakosora, niki se mubona tudakora neza nk'ababyeyi. Iyo quality time abana baba bayikeneye. Nagira ngo nkushishikarize, niba ako kanya nta kugira ugashake, ntubiharire mama wabo, nawe nk'umupapa mu kanya gatoya ufite ugerageze kugaharira abana bawe. Abana bakeneye ababyeyi. Yego isi turimo ntitworoheye, akazi ntikoroshye, imibereho ntiyoroshye, ibiciro birazamuka umunsi ku munsi, ariko ibyo ukora byose, ibyo wiruka inyuma byose, ni umwana wawe uri kuruhira, uri kugira ngo azavemo umuntu wifuza, azavemo umuntu uri proud ye, wishima ati mwamubonye umugabo, mwamubonye umukobwa wanjye, wumve nyine uri fier yabo. Birasaba rero kubishyiramo imbaraga kandi nyinshi, imbaraga zitari amafaranga, ubishyiremo imbaraga zijyanye na emotion, zikora ku marangamutima yabo. Nibwo uzabasha kubashyira mu murongo mwiza, mukaba inshuti. Hahandi umwana wawe azagira n'umukope cyangwa umukopine akakubwira ati dadi wamubonye, mama wamubonye, murabibona mute? Ariko niba mubahutaza, niba mutababonera umwanya, bazabikora mu buryo bwabo, noneho mwebwe mujye gushiduka amazi yararenze inkombe.